Haleluya, shalom shalom. Yego Imana ihe umugisha umuntu wese turi gusengana muri amasengesho y'iminsi 3. Imana yumve gusenga kwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yego hari abantu bagiye banyorereza ati narose inzozi zimeze gutya na gutya muri message nyimara gusenga saa 9. Yego so abantu bari mu masengesho yo kubohoka, amasengesho nka deliverance, amasengesho akomeye, hari inzozi ushobora kurota uvuye muri amasengesho cyangwa se uzirimo. Ni inzozi zijya zigaragara mu gice cya deliverance cyangwa se ku muntu uri gusenga amasengesho akomeye yo kugaruza ibyiwe cyangwa se yo kubohoka. Hari inzozi rero abantu benshi bakunda guhuriraho barota, cyane cyane iyo bavuye mu masengesho basengera nk'ibyo tumaze iminsi dusengera. Nizo nateguye kugira ngo nuzirota muri amasengesho turimo, cyangwa se n'ikindi gihe ugiye gusenga cyane ujyana ibihe n'Imana ukarota zimwe muri izo nzozi, uzamenye icyo Umwuka w'Imana ashaka kuvugana nawe. Hari igihe uzava muri amasengesho urota uri kwambikwa imyambaro mishyashya cyangwa se imyambaro myiza isukuye, uzamenye ko Umwuka w'Imana arimo kuguhindurira, arimo kukwambika icyubahiro cyangwa se arimo kukweza no kugutunganya. Uzamenye ko ari ikintu bisobanura. Mbega Imana hari igihe bigukuraho icyasha ku buzima bwawe, gukiranirwa kwawe, ibyaha byawe. Mbega Imana irimo iratangiza ubuzima bushyashya muri wowe. Uzamenye ko ari icyo ngicyo bisobanura. Ikindi kurota hari imyanda irimo kukuvamo. Ushobora no kurota uri kwikura ikintu mu matwi, uri gusohora ikintu mu zuru, mu kanwa, cyangwa se ukarota urimo kwituma cyangwa se kwihagarika cyane, wumva uri kwihagarika cyane uryamye. Ibi ngibi hari ikintu bisobanura mu isi umwuka. Nubirota muri amasengesho cyangwa se yavuyemo, uzamenye icyo bisobanura. Aba ari irekurwa ry'imyuka mibi cyangwa se imyanda iri mu mubiri wawe ariko watewe n'abadayimoni, irimo irasohoka muri wowe. Mbega urimo kubohoka cyangwa se Imana yaramaze kukubohora imyuka mibi yari kurimo igusohokamo. Ibyo nibirota rero uzamenye ko ari ikintu bisobanura. Ikindi kurota usohoka mu nzu ifunze cyangwa se wenda nko muri gereza cyangwa se mu cyobo cyangwa se wenda nk'ahantu mu rugo rushaje, uzamenye ko Imana iri kukuvana mu bubata bwa Satani. Imana irimo irakuvana mu bintu bidatuma utera imbere, irimo irakwirukanaho ibintu bituma usubira inyuma. Mbega Imana irimo iragusohora ahantu hose ubugingo bwawe bwari uri kuva mu migozi ya Satani, mu mabohero yiwe yaragushikamiye igihe kirekire. Imana ibikubwira ko irimo irasohora mu buzima bwawe. Haleluya. Yego niba udukurikirana bwa mbere rero kandi subscribe ku ibara ry'umutuku, like ndetse na commentaire zanyu ni ingenzi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Izindi nzozi ushobora kurota urimo kuguruka. Nanjye hari igihe njya nkunda kuzirota, akenshi nagiye amasengesho akomeye, ariko kukurota ubu byishimiye wumva biryoshye. Yego ibi bintu kimwe no kurota wenda urimo kwiruka ariko mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'umuvuduko, wiruka mu buryo bw'umuvuduko cyane, ndetse no kurota uguruka ariko byishimiye, uri kugenda hejuru y'ibiti, mbega wameze amababa. Urimo kuzamurwa mu buryo bw'umwuka mu kirere, urimo guhabwa imbaraga zo mu mwuka. Imana iri kukuzamura ku rundi rwego rukomeye. Icyo bivuze ni intsinzi, gutsinda umwanzi, kwaguka, kugirana ubusabane n'Imana mu buryo bwagutse. Mbega Imana ibirakwambika amababa mu isi y'umwuka. Hanyuma rero kurota bagusiga amavuta cyangwa se ushyirwa amavuta mu nzozi, cyangwa se ukarota umuntu akurambikaho ibiganza. Hari igihe biba bishobora ko hari ubutumwa bushyashya urimo guhabwa byo gukorera Imana, cyangwa se uri guhabwa amasezerano cyangwa se ububasha runaka. Mbega Imana iba irimo kukugirira neza, igusiga cyangwa se igusigira ku bw'ikintu runaka, igusigira umurimo runaka wayo kugira ngo igusubize mu byo bintu wasengeraga. Mbega kurota usigwa amavuta mu nzozi cyangwa urambikwaho ikiganza cyangwa bari kugusengera cyangwa nawe uri gusenga, aba ari ubutumwa bushyashya ariko cyane cyane bwerekeranye n'iki na gospel n'ibintu by'ivugabutumwa.
Haleluya. Hari abantu rero barota barimo kurwana n'umwanzi, yaba ari umuntu se cyangwa ari ikindi kintu runaka, noneho bagatsinda iyo ntambara, umwanzi akamutsinda akikubita hasi. Izi ngizi aba ari intambara z'umwuka, uba watsinze muri izo nzozi urimo kurwana. Mbega Imana iri gukuraho iyo myuka mibi, Imana ikwereka ko igihe cy'intsinzi cyawe cyageze, ko hari ibintu byafunguye ku buzima bwawe, byabaga nk'inzitizi cyangwa se bibangamira ubuzima bwawe. Icyo kintu biba bivuze. Nubwo utari urwana n'umuntu cyangwa utsinda ikintu, uzamenye ko intsinzi yawe iri hafi. Ushobora kubirota muri amasengesho cyangwa se nyuma yaho. Izi ni inzozi zigaragara cyane cyane mu gice cya deliverance, ku bantu bo gusengera kubohoka, kugaruza ibyabo, ibintu nk'ibyo. Izindi nzozi wenda abantu bazarota cyangwa se bakunda kurota kenshi muri kino gihe, hari igihe urota hari ibintu bitangiye kugaruka mu buzima bwawe nk'amafaranga, wenda ukarota umuntu aguha impeta, ukarota wenda inzu, ukarota wenda imyenda, imodoka, ibyangombwa, ariko nyine ari ibintu bigaruka. Ukajya ukabona urose wenda ngo indangamuntu yawe yagarutse kandi ntiwigeze uyita. Ibyo bintu byose aba ari ibisobanuro by'uko hari ibintu byakuvanyweho cyangwa se byatakaye, bakwibye mu isi umwuka, birimo biragaruka. Haleluya. Nk'uko muri Yoweri 2:25 niwe mutwe cyangwa se niyo ntego y'icyanditswe gihagarariye amasengesho yacu, ngo Imana izadushumbusha iby'inzige, uburima, ubuzukira byariye. So nubwo ibyo bintu byawe bigenda bigaruka rero mu nzozi, ukibaza n'igihe byari byaragendeye, uzamenye ko Imana iragarura ibintu byawe byagize gute byibwe. Kandi si ihame ko abantu bose bafite umwuka wo kurota. Hari abantu batagira impano yo kurota, ariko hari abantu bagira impano yo kurota. Si uko abantu bose bagira impano zo kurota, wapi, ntabwo ari abantu bose. Kutarota nta rubanza rurimo. Hanyuma gusaba Imana niba ubishaka. Hari abantu rero bazarota, hari abantu barota barimo kunywa amazi meza, cyangwa se uri kurya ibiryo wowe witekeye, ugateka ibyo ukarya. Ibisobanuro byabyo, urimo kuzuzwa ubugingo bushya, cyangwa se Imana irimo kukubaka mu buryo bw'umwuka. Hari imigisha, hari ibintu Imana igiye kukugaburira, cyangwa se hari ibyo ugiye kugeraho bishyashya bijyanye n'imigisha y'Imana. Mbega aba ari cyo kwakira ibisubizo, cyangwa se ubugingo bwawe burimo kwezwa, burimo gukira, burimo gusukurwa. Nubirota rero kunywa amazi meza, cyangwa se no kuyogamo, byose ni kimwe, cyangwa se ukanayabona, aba ari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero no kurota hari wenda umurozi, wakumva bavuga ko umuntu ari umurozi, cyangwa se nawe umuzi ko ari umurozi, ukarota arimo kuguhunga, cyangwa se ukarota yapfuye. Biba bishaje gusobanura ko umwanzi wakurwanyaga yatsinzwe. Niba atari umurozi, ariko kumva ngo umurozi kanaka mu nzozi yapfuye, uzamenye ko umwanzi yaguhigaga agize gute, yamaze gutsindwa. Haleluya. Mbega umwuka mubi wari ukurimo, wari uteye muri wowe, aba yamaze gucika intege. Sinzi niba ndi kuvuga cyane, mvuye hano mu rugendo kure mu masengesho, numva n'amasengesho kwiriza no kuvuga, ndumva ari gutangira kugira intege nkeya kubera mvuye ahantu kure cyane. Yego nateze n'imodoka, ariko nyine hari aho byasaba ko tugenda n'amaguru, ndetse hari n'imvura, byose tunyagira. Nuko sinzi niba ndi kuvuga cyane rero, ariko ndizera ko ndi kumvikana. Hanyuma rero hari abantu bazarota bashyikirizwa urwandiko, cyangwa se urufunguzo, cyangwa se impano runaka. Haleluya. Iyo uhabwa urufunguzo, mbega aba ari umugisha ukomeye cyane, aba ari icyemezo cy'ubutsinzi, aba ari uburenganzira ku bintu runaka urimo guhabwa. Haleluya. Mbega urimo kwemererwa kwinjira ahandi hantu, kwinjira mu wundi mugisha utandukanye. Mbega aba ari byiza cyane kurota uhabwa imfunguzo, ushyikirizwa urwandiko, cyangwa se no kurota wandika, urota urimo kwiyandika, byose aba ari ibintu byiza cyane. Haleluya. Yego, hari igihe rero ugomba kugira ubwishyu bukomeye, mbega nk'icyitonderwa. Satani hari igihe ashobora kukohereza inzozi z'ibinyoma kugira ngo akujijishe, nyine akujijishe nyuma y'amasengesho yawe, ibintu nk'ibyo uzabe maso. Iyo bidahuye n'umwuka w'Imana rero, cyangwa se
n'ibyo wasengeraga wenda by'umwihariko, ukabirota ibyo bintu ariko bikabyutsa ubwoba muri wowe, ukabirota ariko ukumva ufite ubwoba. Jya usenga rero usaba Umwuka Wera kukwereka, kuguha umwuka wo gutandukanya inzozi z'ukuri n'inzozi zitari z'Imana. Mbifurije rero kurota neza, mbifurije kuzagira amayerekwa meza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Umunyanazareti. Haleluya. Ni ukuri mbifurije kurota neza, mbifurije kurota neza, mbifurije kurota neza. Muri amasengesho y'iminsi 3 Imana izaganire namwe mu nzozi no mu mayerekwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri amasengesho y'iminsi 3 haleluya, uzarote uzamuka umusozi, nugera hejuru ubone inzira itambika. Bisobanura ngo igihe wari umaze ku musozi kirageze kirarangiye, ukeneye gutambika. Kuri uyu musozi muzarote inzozi zo kubohoka, Imana izabaho ubutumwa, Imana izabaho amasezerano mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana izabasohora ahantu hose mwabarizwaga mu isi y'umwuka. Imana izagutandukanye n'amasezerano mabi waba urimo mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abantu usanga bari mu masezerano mabi agiye atandukanye Satani, ariko Imana muri amasengesho izakuvana ahantu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mwami Imana yacu, Mwami w'ijuru n'isi, turi mu masengesho y'iminsi 3 tuzasoza ku itariki 4 ku cyumweru saa 9 z'ijoro. Turakwinginga mu izina rya Yesu Kristo ukomeze kudusuka Umwuka Wera, uduhe kwerekwa, uduhe kurota, uvugane natwe, kandi bamwe muri twe batangiye kuvugana natwe, kuri kumwe natwe muri amasengesho, kandi witeguye gukora imirimo n'ibitangaza bikomeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwinginze Uwiteka ugendere buri muntu wese utarotaga umuhe kurota mu izina rya Yesu Kristo, wararaga arotaguzwa ibintu bipfuye, umukureho iyo myuka mibi yo kurota ibintu bisobanutse by'amabohero ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Uhumanure inzozi z'abantu, zihinduka ubutumwa uvuganiramo nabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka, turagushimye. Uhumugisha buri muntu wese uri gukora amasengesho, kandi wumve gusaba kwe no gusenga kwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Yego, dushimye Imana rero, kandi dusabye umugisha abantu bakoze igikorwa cyangwa se bari gukora igikorwa cy'urukundo, mbagendeye ku bushobozi bwabo ndetse n'Imana n'umugisha Imana yabahaye. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Igikorwa cy'urukundo cyo kuzasura cyangwa se kuzohereza amafaranga bari abantu bari Mageragere nasizeyo bababariyeyo, kuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amakuru mfite nuko visite yahagaze kandi imaze igihe kinini. Urumva ntabwo byoroshye, nyine murabyumva. Ntabwo mbashaka kuvuga ibintu byinshi, murabyumva namwe. Simashaka kubisobanuraho cyane, kubivugaho cyane ku byahariya, ngira ngo wenda bamwe muri mwebwe mubyumva. So Imana rero ihumugisha umuntu wese ukora igikorwa cy'urukundo. Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ingororano mu bwami bw'ijuru, kandi ugira neza bikakugaruka ukiri hano ku isi. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Umuntu wohereje kuri 0788 99 no 0788 99 453 niyo na nimero yanjye ya Gakuru Fabrice. Uburyo bwose wakoresha uretse momo nayo dufite na tuzayishaka nyuma. Uburyo bwose wakoresha ubwo butumwa bwabasha kwingeraho. Imana yo mu ijuru bamugisha. Tubifuje kurota neza, tubifuje kwerekwa, tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije ubutabazi. Bacuruzi mubona abakiriya benshi, barwaye mukire, basengeye imiryango yanyu Uwiteka yitabare, abasore n'inkumi Uwiteka bakorere, abahicyerekezo cy'ubuzima nkuko mukifuza ku Mana. Ibyifuzo byawe byose Uwiteka abyumve. Ahantu nari ndi ku musozi ni gusenga, nasengeraga itsinda ry'abantu bagize Bohorwa TV, abantu badukurikirana umunsi ku munsi, abantu baduha ibyifuzo umunsi ku munsi. Twabasengeye, twabibutse mu izina rya Yesu. Nubwo tutasanze umwanya munini kubera imvura ndetse n'ibindi bitandukanye umuntu atakwibwa avuga, turashimana ko yabanye natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntabwo twafashe umwanya wo gusenga munini kuko imvura yose imanukira tucucumurana, ariko hari amagambo twatuye tugezeho, kandi dusabira n'abene data. Imana rero umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uwiteka abishimire, abahe kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Aya masengesho saa 9 z'ijoro tuba turi live, ndetse na saa 1 z'ijoro
tuba turi live turi gusengera muri rusange saa 12 z'umugoroba, dufata umugati sandwich nk'ebyiri n'igikombe kimwe cy'igikoma cyangwa se amata cyangwa se icyayi cyangwa se fanta, ariko amata y'inshyushyu apana ikivuguto. Hanyuma tugahabwa imbaraga zo komeza amasengesho. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana ibaremera amashimwe, Imana ibasubize mu masengesho, Imana ibakureho ibyago kubera amasengesho, Imana ibakureho inkuru kubera amasengesho, Imana igarurire ibyanyu kubera amasengesho, Imana ibarinde ibihombo kubera amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Imana izana imigisha yayo mu buzima bwawe kubera amasengesho, Imana igukore ibyagutwaza ku gitugu kubera amasengesho, Imana yakuburemere amashimwe kubera amasengesho. Byose tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Munyanazareti. Amen, 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 amen. Borwa TV, vuga butumwa.